Hello, ndabashuhuje bakunzi ba Sanze Eleda. Umugoroba w'isabato mwiza kuri mwese aho muherereye hose. Ndizera mumeze neza kandi nizera ko umwami yabarinze. Muri amahoro, mugire isabato nziza. Kwa nyumushize rero twasezeranye ko ngomba kuzajya nza tugatarama, tukaririmba, tukishima, tukaruhuka mu mutwe, mu mubiri, ahantu hose twumva tuguwe neza. Dore ko n'icyumweru kiba gishize aba ari cyinshi, imiruho n'imihati, stress nyinshi, akazi kenshi, mbese biba byaducanze. Ariko tuba tugeze mu munsi wera w'isabato kugira ngo turuhuke, tugubwe neza, twumve ari okay. Ndizera ko rero namwe aho muri muguwe neza kandi muri amahoro. Umwami Imana yabashe kubarinda, ndizera ko ari byiza. Uyu mugoroba rero tugiye gutangira igitaramo cyacu nkuko twabisezeranye. Ubushize nababwiye ngo buri muntu wese azajya ambwira ati ubutaha tuzakoresha indirimbo ya kangahe, indirimbo ya kangahe. Hari n'ingihe ushobora kuba uzi indirimbo uzaza uyinyigisha rwose ndi tayari nkayikuririmbira, hanyuma tugatarama, tukagubwa neza, tukishima. Naba nayifashe ariko naba ntayifashe, ubwo akaba ari wowe wicara hano hanyuma ukadutaramira uwo munsi. Ndizera ko rero ubushize barambwiye ngo nzaririmbe ngirumva. Nizere ko wowe wayinsabye cyangwa wowe wayinsabye wayirepese. Nizere ko urimo neza, uyizi neza, wayifashe umukanya. Tugiye gutarama, turirimbe, twishime, hanyuma tuze no kureba n'izindi dushobora gukoresha mu gitabo cyacu cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nizera ko muri bunezerwe, muri bugubwe neza, kandi nizeye ko mbana hisemo neza. Mbere yuko rero tugira ikindi kintu cyari cyo cyose tubasha gukora, cyangwa mbere yuko twinjira mu gitaramo, ni isomo nifuje ko dusoma riri mu gitabo cy'ijambo ry'Imana Bibiliya, hanyuma twamara kurisoma tukagubwa neza, hanyuma tugasenga, twamara gusenga tukabona kwinjira mu gitaramo nyirizina. Sibyo byiza? Nshimire n'umuntu rero wanyunguye ibyo bitekerezo. Uko umuntu agenda akura, uko umuntu agenda akora, niko agenda yunguka iby'ubwenge, haba mu by'ubwenge ndetse n'iby'umubiri. Dusabwa kunguka muri byinshi kandi nibyo twifuza. Reka rero dufate Bibiliya abazifite hafi, cyangwa se ushobora kuba wicaranye telefone hafi yawe ukaba warashyizemo igitabo cy'ijambo ry'Imana. Nifuje rero ko dufata ibitworoheye, yaba ari Bibiliya iri hafi yawe cyangwa se telefone, hanyuma tukabumbura tugasoma mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 3 ku murongo waho wa mbere. Genda koresha telefone kuko ariyo iri hafi yanjye, cyangwa se mfite rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 3 ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo ndizera ko mwahageze kugira ngo turusheho kujyanirana, cyangwa twese turi kumwe neza. Kandi mbere yuko dusoma tujye tubanza twumve, twicishe bugufi mu mitima kugira ngo turusheho kumva icyo ijambo ry'Imana ridusaba gukora. Abatesalonike ba kabiri igice cya 3 ku murongo wa mbere haravuga ngo ibisigaye bene data mudusabire kugira ngo ijambo ry'umwami wacu ryamamare vuba, rishimishwe nk'uko biri muri mwe. Kadusubire muri uyo murongo. Ibisigaye bene data mudusabire kugira ngo ijambo ry'umwami wacu ryamamare vuba, rishimishwe nk'uko biri muri mwe. Ndatekereza aya magambo yumvikana. Muntu unyumva, muntu tubana, muntu dutaramana, icyo ngusaba ni ukunsabira, nanjye nkagusabira, kugira ngo turusheho kwamamaza ijambo ry'Imana riri muri buri muntu wese. Buri muntu wese rega aba afite impano itandukanye n'iyundi, buri muntu wese aba afite impano yagabiwe n'Imana, kandi buri wese arasabwa kuyikoresha ndetse no kuyamamaza ukwiri, ariko byose bikaba byamamaza izina ry'Uwiteka. Nicyo uyu murongo watubwiraga. Rero mudufashe, mudusengere abantu bose bazi ko bakora umurimo cyangwa bamamaza izina ry'Imana. Icyo dusabwa ni ugusenga ndetse dusaba cyangwa mbasaba
kugira ngo dusabirane, ushobora kunsabira n'undi ashobora kunsabira, kandi nanjye nkabasabira, twese tugasabirana kugira ngo turusheho guhurizwa mu mwuka umwe. Ndizera uyu murongo uri bugire icyo babwira kuri buri muntu wese ku ruhande rwe. Hanyuma rero tugiye kwicisha bugufi mu mitima, maze dusenge Imana yo mu ijuru. Kadusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana y'urukundo, Imana ishobora byose, Imana y'urukundo ruhambaye umuntu atabasha kurondora, Imana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi mu biganza byayo. Turagushimye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ducishwe bugufi imbere yawe muri uyu mwanya, kugira ngo mbere ya byose ubanze kutubabarira ibyaha n'ibicumuro no gukiranirwa kose kwatubonetseho, kugira ngo ibyo tugiye kuvuga uyu mwanya bye kutubera imfabusa, cyangwa ngo bitubere ibyo kuducira urubanza rudutsindisha, ahubwo bibi byo kwamamaza izina ryawe, tukubera ibikoresho bizima kandi bishimwa, kugira ngo ubwo uri hafi kwima ingoma yawe twe kuzaguhunga ku munsi w'izina, ahubwo uzaduye kugusanganira tunezerewe. Turagushimira rero igihe cyose waturindiye, imyaka yose tumaze, ukaba wemeye ko tugera muri uyu mugoroba mwiza wo gutangira isabato yawe yera, wejeje ukawuha umugisha. Ndakwinginze kugira ngo uko wawejeje abe ariko natwe tweza, kugira ngo tugaragare imbere yawe dutunganye. Amaraso ya Yesu Kristo aba ari yabasha kutweza no kuduhumanura, kugira ngo iki gitambo cy'umugoroba kibe cyo kubera umubavu uhumura neza imbere y'ubwiza bwawe, maze amazina yacu akomereze mu gitabo cy'ubugingo. Nsabiye abanteze amatwi muri uyu mugoroba, bifuze ko dutaramana. Buri muntu wese uramuzi kandi uramusobanukiwe, ubane nawe, umusange, umugirire neza, kugira ngo akugirireho umugisha muri uyu mugoroba, maze ubwo uri hafi kugaruka twese uzaduhe gutahana nawe mu bwami bw'ijuru. Aka kanya tugiye kumara rero, ubane natwe, utugirire neza, reka gushaka kube ukwacu, hanyuma gushobora kuba ukwawe, kuri Imana ishobora byose, kandi twese tukugireho umugisha. Abakwizeye bose bakwiringiye, bitari none ahubwo kugeza iteka, mbigusabye nizeye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Ndizera ubu noneho dushobora kwinjira mu gitaramo. Hari akaririmbo rero kajya kamfasha cyane, nkunda cyane mu buzima bwa buri munsi. Naba ndiho ndi koza ibyombo, ndi gukoropa, ndi ku kazi, ahantu hose numva nakaririmbye. Nifuje ko rero n'ubu numvaga karimo kaza, nkumva nakaririmba. Ubu rero ngiye kukaririmba, hanyuma ngo nawe utaha uzazana kawe, cyangwa se unyandikire muri comment umbwira uti ubutaha tuzakoresha aka gakorasi. Ngewe ako nakanjye nizaniye, nakanjye umwuka yakomeje kumpatira kugira ngo tukaririmbe. Ushobora kumva ukazi, cyangwa se ushobora gusanga ukazi, cyangwa akaba ari akanyu, cyangwa se ukaba ari n'indirimbo ya runaka simbizi, ariko ndagakunda cyane. Mwihangane uyu munsi ndi kuvuga mu kijwi cya base, niba ndibona ririmbe base, nimba ari soprano y'abagabo, nimba ari ariko muri hangana kubwo gufashwa n'Imana, ndizera bigomba kugenda neza. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje, yemeye gutanga umwana we Yesu, tubera igitambo gikwiriye, ugatagipfuye, nanjye singipfuye, yatsinze urugamba, nanjye nzatsinda. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje, yemeye gutanga umwana we Yesu,
watubera igitambo gikwiriye, ugatagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Ninde watubuza guhimbaza urukundo rw'Imana? Ndatekereza ko buri muntu wese afite ibishobora gutuma ahimbaza urukundo rw'Imana. Umuntu wese afite icyo agomba gutuma kimutera cyangwa se kimusunikira guhimbaza cyangwa gusingiza urukundo rw'Imana. Mukomeze kugubwa neza rero. Noneho ubu ngubu dushobora kwinjira mu gitaramo. Hanyuma rero ndizera ko mwazanye indirimbo, mwazizanye cyangwa se bakoresha telefone, kuko iterambere naryo burya ngo ryabaye ryiza. Tuzifate hanyuma dutaramane mu ndirimbo y'181. Ntituzi igihe azazira. Icyo dusabwa ni iki? Guhora twiteguye. Twagiye. Ntituzi igihe azazira, ku manywa cyangwa nijoro, cyane iyo ndi kuririmba aho n'abandi hose n'abandi kugenda rwose numva kaje mu mutwe, nayo nkunda kuyikoresha cyane. Tumwitegure kuko tutazi umunsi n'igihe. Hanyuma indi ndirimbo y'191 uyu munsi za rimwe nazibanzeho
cyane cyane. Ubutaha ubwo namwe muzakoresha cyangwa se muzambwira ati turaririmba agafunguzo wakabonye. Noze kunshyira hejuru tutaza kurwa nako sorry. Agafunguzo, hanyuma dutarame, turirimbe, twishime, hanyuma tugire isabato nziza. Ngize amahirwe n'uwa Yesu, n'ubu mfite umunezero mwinshi, ndazwa agakiza nacunguwe, byawe n'umwuka ndatunganye. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Nditanze ndamwiyeguriye, ndumva ibyishimo binsabye rwose, narokotse kubw'ubuntu bwe, none negereje iby'ijuru. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Sinyiruwa genda mwihaye, niwe wambohoye arambatura, bemasonse ngenegereze, maze ubuntu bwe bunyuzure. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Mwakoze kubana nanjye, nizere ko mwagize igitaramo cyiza kandi kiryoshye. Dukomeze kugira umugoroba mwiza w'isabato, isabato nziza kuri mwese. Ndakeka ejo ni isabato y'ubutabazi, dusabwe gukora, gutabara mu bushobozi ubwo aribwo bwose waba ufite, haba mu by'umubiri ndetse n'iby'umwuka. Dukore uko dushoboye, hanyuma Imana iza dufasha muri ibyo byose tuba turimo. Mwari kumwe nanjye Sanze Eleda, naho utaha kuwa nyuma w'isabato utaha. Nizere ko muri komenti ndibuze kubona ibyifuzo by'abantu benshi. Nari nateganyije ko tuza kuririmba indirimbo mwansabye, ariko ndayibabikiye, irumva tuzayikoresha ubutaha. Mugire umugoroba mwiza. Bye bye, ndabakunda.